bajya no kumfunga narabirose bajya no kumfunga narabirose uwo mudayimoni mu nsengero reka dusenge umudayimoni byasaba gutwara reka nsenge just hanyuma mbareke uwiteka mana unyemerere gushime kandi unyemerere w'icyubahiro urera kandi ugakiranuka aba n'abana bawe urabakunda kandi urabazi ndetse wabamenye ngo batarabunga no mu nda zaba mama babo ngo maze ngo bashyiraho kugira ngo babe abahanuzi b'amahanga wera wa Isiraheli ntabwo wigeze aza muri iyi si kugira ngo azarimbuke mwami twese umunsi wohereza umwana wawe Yesu Kristo wagira ngo twese tubone ubugingo so icyo nakubwira kipira courage nicyo nakubwira gusa ikindi ni buhoro buhoro ibintu birahinduka kandi yugo na cyo ntabwo wacinka amabere ndabizi bizagira amabere kandi abantu bakora ibyo nta kintu wakoze kiri criminal urumva ntabwo ibyo wakoze bigize ibyaha nta kintu wakoze kigize icyaha ariko nyine kamera reka nze kubwira ikintu kimwe cyakinda naso akantu kanyuma kubwira ndabona nkarondogora kamera cyangwa social media ni icyuma gifite ahantu habiri ushobora kugikoresha kikakugaburira cyangwa kikakubaga kikakwica pe social media ni ikintu kibitaki abantu bariyahura ushobora gutekereza ko depression iri buze gushira kuri social media ahubwo ukayidaboringa ndakubwiza ukuri mwana wanjye social media ni icyuma gifite abuga ahantu habiri ni nk'inkota ityaye hombi my friend ira kubaga completely niba mubona abantu banga mbabwira ngo ndabakoze ariko matisha kuri nta muntu niyegereza urumva kandi bakorera amafaranga mu ntuza zitandukanye ariko ndabikubwiza ukuri ngenda amamaza uretse ko ari uko kitayanga bari mabera nyina kagenda gafata ntuza akagenda kajya kungambarira kandi bamushari yagize gutya kajya mu tekiniki mabere ya bakarancitse ambabarire akanyereye ku cyumweru oya ntabwo bimbangamiye reka banza n'indi urdo mu mutwe ndi kuruhuka wowe ntutse ko mbwi uriya wundi narintuze ni wowe narintuze ambabarira babarendanyereye mumbabarire mbasabye imbabazi n'ukuri namwe ubwanyu mufite umutima umenetse nk'uwanjye ndibaza mwakwakitinga nk'uko nakitinze cyangwa mukanakora nk'ibyo ibirenze ibyo nakoze ariko basi ibyo byose mubyibabarire mumbabarire no urasesa kandi ko ko abana tunasa n'ubundi rero mu ijuru nzaba ndi umusitari murakoze ndakubwiza uzongera abangaba ni abakozi b'Imana ni ababyeyi bakugiriye impuhwe no ntabwo ari ibintu bikorwa ku munsi umwe ariko ntekereza ko uko iminsi ni akantu k'akagabo muri iminsi ikagerera kuri ibintu this is what we call beautiful Sunday wabibonye and true love isukizwa aragomba gukizwa ubu ni ukuvuga ngo urabona wagira agakiza rero ndakijijwe urabona noneho ubu ngubu nshobora kumyutinga abantu akaba aribo wemerewe kwandika wenyine urumva ikindi ubu ngubu iyi pano ifiteho uburenganzira uyifiteho ububasha 30%. Wamonye na bera agiye kubikora gatatu nemerewe kumanura umuntu cyangwa gatumura ushaka cyangwa uzi kwa muting ukavuga iyi niko bimeze umva gutsa mureke senge ngiye kuryamerega njye ngo mba nkuze nakubajije urasengera njye afite riri atabi mu ntoki yakimwihorere nta kibazo ubungubu iriya ni ifoto itabirega naho biburiye ngaho mupfukame dusenge badusengere nta muntu wamaze kutubwira ijambo ryo muri Bibiliya Yohana 5:16 ngo muzabona ishyano abadashaka guhindukira Uwiteka komana ijambo narisomye reka nsenge hanyuma mbareke mwebwe mukomeze sibyo wabwije muri Bibiliya mbasomera ngaho dusomera ufite yanjye wambonye Bella bless you for subscribing some hehe mbwira ijambo mbasomera thank you Bella thank you so much kamugiye kujyanza nidegembya hano
ntabwo uzajya widegemye n'uzajya tuyakora uzabiza mu ndege niko kuri nuvuga ngo uzajya uza uhita umanura uwo ushaka Mutamba igihe waheresha wipanga aho ngaho nanjye ngiye kuhaba Bella migutyo uranzi sinkubona umvasha maze birirwa bakupambye no ku YouTube hose njya kubona nkabona muri live za Godfather nkabona Mutambaraje ndavuga nawe ruko ni ukuvuga ngo ariko nari ngiye gukora ikosa ntabwo ngiye gukora gutinyuka gusoma Bibiliya ndayifite yo kujya nyitinya gusoma Bibiliya n'amabimba niriwemo ahangaha ni urugomo Imana itambabarira ndamenye ifunze umuntu yirirwa agurukana n'abantu hano namenye gufungura Bibiliya Imana buri gihe tuhana bitewe n'amabimba bitoramo ubu ngubu ndi mu gihe cyiza cyo kuba nafungura ijambo ry'Imana nkarisoma oya Pasiteri dusenge reka mbabwire ijambo riri muri Yesuwa muramuzi si umwe ufite isaha n'agakobwa ka Yayiro Yesuwa 3:7 iri ijambo rya Jackie ariko namwe mwese Uwiteka abwira Yesuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose Yosuwa aramuhamagaye Yosuwa agarura umukozi w'Uwiteka umva Godfather w'Imana Imana yacu buriya iyo ntabwo ikireba ku byo dukora ntigireba ku iyo yavuze uyu munsi ivuze itumva mfashe ku gahanga ka Godfather cyangwa mfashe ku gahanga ka Jackie ibyo bitutsi na wowe gasiragira wowe kagira gute birakama ntibyongere kukubamukika bikizira muri wowe uyu munsi rero ndasenga Imana kugira ngo abantu bose bakomeretse ku bwawe nubwo nawe bagukomeretse kuko ngo ikibi ntabwo gitsimburwa n'ikibi ahubwo ikibi gitsimburwa n'icyiza ariko uzi umuntu kugutuka ukamwihorera ukuntu bibabaza uyu munsi rero ndabasengera cyane ari abagifite utuntu n'utundi ari ababatuka ari ababanga urabona iyo umuntu akwanga akagutuka akaguharanya akaguharabika akaguca hasi agacabiranya akica ibyawe birababaza cyane ndabizi Godfather ndabizi ndabiciyemo ariko rero miteri yo nta kintu nanone cyiza nko kureka Imana ikakurwanirira akaba ari yigukuza akaba ari yigukandagiza ku banzi bawe ikabakandagira ukajya uragenda hejuru ubibona ariko ari Imana yabigukoresheje utashyizemo ukuboko kwawe uyu munsi Imana igira ikimenyane kugira ngo Imana ikandagire abanzi bacu abatugambanira abaduca inyuma kugira ngo bice ibyacu abaharanira kugira ngo dusebe abaharanira kugira ngo tutamenyekana abaharanira kugira ngo tutagira iterambere nk'iry'abandi abarara bagenda kugira ngo ubuzima bwacu buburizwemo mu izina rya Yesu ibyo abo nibo ngiye gusengera munyemerera nsengera umudayimoni w'uburiganya mveho ntabwo yakubaho umunsi umwe byagusaba igihe kirekire reka hasaba amasengesho promise ntabwo nzongera gusara kuriya ngo umuntu ansaze umuntu ntacyo amariye nta kintu amfashije ni ukuri ntabwo bizongera pe ntabwo bizongera nkeneye abantu bamba hafi mukajya mungira inama mukamfasha mu buzima bwa buri munsi ubuzima bugakomeza nkeneye n'ubufasha bwanyu nkeneye support yanyu nkeneye kugura kamera nkatangira YouTube channel yanjye ariko se ndayigura iki muri kuntera amabuye ndayigura iki murimo muranyanga munyere ku rwango ruteye gutyo muri kunyita amazina nyandagazi muri kuvuga ngo Jackie ngo ni indaya ngo ibiki reka mbabwize ukuri nge ntago ndi indaya please ntago ndi indaya never ntago iryo jambo nshaka kuzongera kuryumva nta nubwo ndi igihomora nta nubwo ndi ikirara ndabinginze ndabasabye mumbabarire
ndabasabye umwasi satani yazanywe no kwiba no kwica no kurimbura, ariko uzanwa no gutanga ubugingo. Ndakwinyize kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, kugira ngo mwami Imana ibyo umwasi satani yaje kurimbura no kwica no kwiba, mwami Imana udufashe, uduhe imbaraga, uduhe ubutsinzi, uduhe ubutabazi. Ni wowe ufite imbaraga, ni wowe ufite ububasha, ni wowe wadushoboza. Twe turi abana b'abantu, turareba tugacumura, twavuga tugacumura, ibyo dukoze byose turacumura. Ariko kuko wicaye ku ntebe y'imbabazi, turakwinyize kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe, kugira ngo uturengere, kugira ngo utuvuganire, kugira ngo utuburanire aho databuja baduhagurukira. mwami Imana twebwe tudashobora kwiburanira, tudashobora databuja kugira icyo twifata, wowe utuhagararire, utuvuganire. Wera wa Isirayeli unyemerere nzane Jackie imbere y'intebe yawe. mwami Imana umunsi numva ngo yafashwe, mwami numvishe mgize impuhwe za kibyeyi, numva mwami ndabusenga ndavuga ngo Mana ndakwinyize kugira ngo uriya mwana umuhe second chance. umunsi yaguye yamuvuganiraga, mwami Imana narabyumvishe, ndavuga nti Mana icyama akagira uwumvira ijwi. mwami igitare cy'amahanga, ni ukuri twaragushimye ko wabikoze, twaragushimye ko umuhaye chance ya kabiri. ndakwinyize kugira ngo iyi chance wamuhaye mwami Imana ayikoreshe mu kugukorera, ayikoreshe mu kukwegera, ayikoreshe mu kukumenya, ayikoreshe databuja. Erega bakumenye databuja nibo bafite ubugingo, erega bakumenye databuja nibo bataziheba, erega bakumenye databuja nibo batazaburanirwa. abakuzi bagira amahoro yawe, abakuzi urabarwanirira, abakuzi databuja ntujye ubatererana. ndakwinyize kugira ngo mwami umwegere ku manywa, umwegere nijoro. ndabizi ko umwasi satani aticaye agiye kumwereka ko ibyo birangiye, agiye kumwereka yuko nta agiye kuzima, ariko abagufite ntibajya bazima, abakwemeye ntibajya bazima, abakwemeye ntibajya baburanirwa. ndakwinyize kugira ngo mwami umuzanire abantu bamushyigikira, abantu bari mu nzira nzima, bamukunda, bamwitaho, bamutelefona amanywa nijoro, arebe ngo hari abantu bafite urukundo nyarwo. ni ukuri ndagushimye kandi aguhimbaje. uko niko nsengeye buri mukobwa, buri mumama, buri mupapa, buri muhungu uri hano mu izina rya Yesu, kugira ngo bagirire neza. uko niko nsengeye God Father. mwami Imana hari igihe wamburije amahoro kubw'uyu mwana w'umuhungu, simuzi sindamubona, ariko hari igihe wamburije amahoro ngo musengere, kandi aramusengeye. mwami Imana arimo imbuto zawe, arimo databuja umukozi wawe ukomeye. one day Lord my God, I know that you will touch his heart. ndabizi kuzafata umutima we, ndabizi kuzamukoresha. na Saulo yari umuntu ukomeye cyane, yari umuntu wicaga abantu, yari umuntu wabigihaye, yari umuntu udashobotse, ariko mwami warabikoze. ntabwo mvuga ngo Bonifaza ni kwameze, ariko mwami abawe ubashaka, iyo ushaka kubahindura n'ishaka kubakoresha, mwami Imana urabikora kandi bigakunda. unyemerere rero ngarukiriza aha, uzaduhe umwaka mushya muhire. mwami turimo twambuka, dukureho inshuti mbi, dukureho abo bose mwami mu buzima bwacu batagomba kuhaba. mwami Imana duhe kwireberera, duhe kwikunda, duhe databuja kukwegera kurusha uko twigeze tukwegera. ukuri ndagushimye kandi nguhaye icyubahiro, ntashidikanya ko wumvishe gusenga kwacu. uturinde imbaraga z'umwijima, uturinde imbaraga z'abadayimoni, uturinde imbaraga z'abarozi, ni mu izina rya Yesu. akagambane kaburizwemo ku bugingo bwa Jackie ndetse no ku bugingo bwa God Father. in the name of Jesus I have prayed, amen and amen. Shalom shalom. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Umugabo Jackie, murakoze cyane kandi murakoze cyane. Imana ngo iduhane umugisha. Ako Jackie ngufitiye bifu no gushakana. Twagiye. reka mbashimire, mwakoze cyane. urabona ko muri ukuntu muyoboye abandi, mwarebe ko muri hehe, muri big screen mwari byano muri barajya he ko twaje, murabibona kugira ahangaha. urumva uzafite ubasha bwo guhita utumura, ushaka ugahita uzamuka uri hasi.
ariko se godfather wanjye utashubije iriya nomero bampaye ni igicukuri cyangwa n'ikivi aranyandikiye ni nzima mami naramwandikiye aranyihorera arasuzugura ku bazeru ubwo se ntabwo ngo ari godfather uzaba yagukubye narakugabanya na rimwe godfather sinshobotse ariko bantoje kubaha abakuru kuri iki naho rero genda usubize waranyandikiye se yes ongera umwandikire utumbwira ati ni Jackie wa Kano unyandikire nyirebe ndagira muyanga abantu banyandikira ari benshi cyane kunyandikira yewe wakira yumvira ko ngo sinzi umuntu ushinzwe kamimanye Jackie w'i Rwanda yes nagufolowinze nawe ucomye uze kumpa namba yawe muri inbox please nta kibazo mama Belami umwana muzamugira inama nzima mu nama muzamubwire ko uko byagenda kose umuntu buriya jewe n'uyu Jackie bazina wawe dufitanye amateka kandi sha buriya nibaza ko twakubera abashuti beza ababyeyi beza abashuti muzamubwire ko mutazigira mubera nk'umuryango muzaza muri abashuti abantu ntibishoboka niyo mpamvu muzamugira inama yewe nicyo kintu nakubwiye byose nushaka kubyibagirwa nawe n'ibindi bakubwiye byose urumva byose ubyirengagize ibintu hano bakubwiye byose nushaka kubita ibishanga kuko utekereza ku kintu cy'umuryango aravuga ngo impyisi y'iwanyu kugikurundarunda buriya niyo wajya he amaraso ni amaraso my dear famiye ni famiye famiye Jackie famiye ndakubwiza ukuri kuki batwanga se niba amaraso ari amaraso batwanga agenda hirya kuki batujugunya nyine bakadutera ibikomere tukagira imihanda kandi bahari Jackie w'i Rwanda njye nta kintu na kimwe nigeze nkubwira ariko nkabwira ijambo rimwe ryonyine ntabwo ufite itegeko ryo gukunda umuntu uwo ari we wese ariko ufite itegeko ryo kumwubaha mu gihe wumva utari wabona rumu yo gukunda abo bantu nibura bubahe ibyo bintu bizagufasha kubaho neza no kubana n'abantu bose amahoro urakoze tuvuye aho ngaho muri Kenya ndabyumva sibyo ntabwo kuba baba ntabwo baragukunda bose ngo ndeba baguhaye ubwangati uri kuri 40 uri kuri 400 ahubwo se nimero yatanze hari ikintu bashizeho Jackie bayishyiraho ijambo ariko hagiye uva ku banyarwanda arakumva hari ikintu bashyize kuri radiyo reka Jado wenyine niwe ugize icyo akora abandi ntamushimiye dore yakubujije gutanga kandi ntamushimiye yakubujije ko wagiye amafaranga ntibayaguhaye Jado sinagushimiye koko mfunguye Rwigwera uyu munsi ugiye kujya wakira amafaranga menshi kuri momo yawe kandi icyo kintu gikwatureba iki gihugu abantu bose babaye abahanuzi ugiye mujya muvanga ngo niba Jackie ntare bazahanura aho bigeze muraza hano mugatanga ibyo mudafite ngaho se nanjye mumbwire nyibahe mushyireho noneho mumanurire muri kunaryo dore nguwo Jackie muri big screen urumva reka guha amafaranga sha uze ngaho se bikoresha ubundi ukuboko gutanga niko kugira niko kwakira urumva dore uramugize umubujije ko amuha amagift none bagumuhereje 5 habuze no kumwongerera ntago natanga 5 igarifata icyo cyo ndi kugusaza ngo 5 ngo 10 ngo angahe bangusaza umusaza Juri se kasa agenda inde Juri kugira abantu mwese mwakoze subscribe murangiza mukayivanaho mukayirwa nk'inti nkanze kujundika Imana ibaroge kunuka amashyi akoze uransetsa
na Jack dusengera kiri hano gafata wagiye ukizwa oya kumenya kuganira ngo niba gutega byaragiye none se nagushuje sheri kamage mukunzi akore dukutu we sheri Juri nashaka kumusubiza ku niba ari Jeri niba ari unyandikire byo nzaguterete muri wowe unyandikire ufate nimero unyandikire kuri WhatsApp nzakwandikire unyandikire